uyu kamarade niwe ndwaye murwaye nk'igisebe cyagiye kigafata ku igufa nindamuka mubonye buretse nakubwiye ngo ubwo bwoba bwawe baguteye ubwoba ariko njyewe Mukantambara iwacu sinzi impamvu banyise Mukantambara bari bazi ko nshoboye buretse rero intambara yaratangiye kamarade namushaka nzamurye namenye ya nanjye noneho rero isi yose abo duturanye inshuti zacu bose narugiye mubwe ngiye kubiyereka mbereke icyo ngicyo mbereke Mukantambara wari we ikiri mu mutima wanjye ntabwo nzabivuga ariko ngiye kubibera isi yose byumve ko ngiye kuyigira isibaniro isi yose byumve yuko ngiye gukora fight y'intambara y'isi ya gatatu uwo ni Nyirantambara wabibwiraga Fabio agiye kuyigira isibaniro se koko ni njyewe uje kuguha ukuri kukuntu Nyirantambara yahuye na Emile kuko ngiye nigerera kuri teri abenshi mwamaze kubibona nari mbamari bari gushutinga urasabu ndetse nawe utarayikora yikore ndetse nawe wayikoze uri umuntu w'agaciro mwese muri abantu b'agaciro kuba mwageze hano mukwiye kubyubahirwa indabo zanyu murazikwiriye kandi muri abantu b'agaciro muri abantu b'abagabo mama ndabakunda koko ntabakunda ntago najya nza ngo mbahe ukuri bijyanye kw'iyi filime Inzira y'Umusaraba episode 62 ni filime yizewe ni filime ikunzwe n'abantu batari bakeya haba mu Rwanda ndetse hanze y'u Rwanda twese turabizi ko ari filime irimo inyigisho nziza cyane rero mbabwira yuko ngo ibintu byageze ahantu heza fresh aho Nyirantambara yahuye na Kamarade Nyirantambara yahuye na Kamarade ibi bintu abantu benshi mushobora kutabyumva ariko biba biriho kuko twebwe twigerera kuri teri bari gushutinga rero iyo ukoze sub ukayikora mu bambere ikiganiro cyacu gahita ukibona ubuza amakuru icyo bita ko kumara amatsiko icyo bita kukubonjesha kukumvisha rero njyemba naje mvuga ati reka numvisheho ku bantu bacu badukunda banze mbamara amatsiko batazajya bicwa n'amatsiko cyane siko bimeze ubwo buriya ndabakunda kandi muri abantu b'agaciro mama ase we murakoze rero iyo urebye kino kiganiro cyanjye kugeza kirangiye ubamenye byinshi cyane ndetse bikubiye mu bundi baravuga ngo havugwa make akumva bene yo umwana w'imfubyi yumvira mu rusaku nshobora kutabikubitira hamwe mbivuge byose cyarimo ariko umuntu wumvisha ikiganiro neza hari icyo akuramo kirenze cyane ese we murakoze mwese nimumvugire ngo ese we murakoze ubundi mbakunda cyane banyarwandakazi barundikazi ndetse n'abadiaspora we wageze hano kuyica no ukwiriye indabo zawe mana we enshwe akomana ese we murakoze iyi ni cano y'ubwenge uve kuri twa ducano tw'abana twaje twipagura dushaka kuza kutwubikira imbehe iyi niyo cano ndetse n'indi cano ya Big Family inyuraho filimi ndetse n'iyi cano yacu inyuraho bino biganiro kubera ko twebwe twigerera kuri teri dufite ububasha n'uburenganzira bwo kubikora kugira ngo tujye tubaho ukuri gusa ntago tubaho ukuri kurambuye cyane ubwo muri make ntago mvuze ngo ni ibinyoma ariko ndavuze ngo nimba nje kukuganirira inkuru ntago nyivuga yose kubera ko nyivuze yose ntago wazatekereza kureba filime uko ari icyo twita kumvisha umuntu cyangwa kukubonjesha tukaguhaho dukeya nka gusogongeza baba ubwo rero iyo urebye ikiganiro kugeza kirangiye cyangwa ukacyumva si no kukireba nuko ucyumva warangiza nuba wakuye n'ibyawe mana we benshi batangiye kuza badushima benshi ibintu byageze ahantu heza ikindi kintu nabibutsa rero buriya abantu batera komenti muri abantu b'agaciro cyane yego mutera komenti ngira ngo mbabwire akantu kamwe ariko mwihangane kuba ngiye kukavugamo gutya ndagira ngo nkubwire ngo wowe utekereza uko ibindi bintu cyangwa biki hari abantu bafashe ko inzira y'umusaraba ari ubuzima bwa nyabwo ni inyigisho ni ukwigisha kuko buriya hari ahantu biba hari ahantu biri
ariko ni ukwigisha birasi ibya nyabyo. Niyo mpamvu rero mutagakwiye guhungabana mugira ubwoba ngo Emile ameze ute, mutagakwiye kugira ubwoba ngo Cyusa arapfa, mutagakwiye kugira ubwoba ngo Emile arapfa, kuko ni filimi. Nimwiyakire mwumve ko ari filimi gusa, n'inyigisho atazagira umuntu ubangamira mugenzi we, nicyo biba bishatse kuvuga. Rero nk'abanyarwanda ndetse n'abantu bose bumva ikinyarwanda, iriya filimi dukwiye kuyikuramo ibintu byinshi, kuko iyi si yacu ejo, isi akenshi baravuga ngo turi umushyitsi turitambukira, aka kanya ejo ushobora kugenda. Ese ni ibiki bizaguherekeza wakoze idini? Tekereza neza ikintu kizaguherekeza mu bintu byose waba warakoze. Mu gihe nimba nta kintu kizaguherekeza mu byo wakoze, yewe shaka ikintu ukora amaguru akiri mashyashya, kuko ntawamenya umunsi ku munsi ibintu birahinduka. Aho kuba umuntu mubi cyangwa muri sosiyete kuba waba ikigomeke ntabwo ari gusa. Abenshi bazi ko Nyirantambara na Rugema ndetse na Fabiola ari abantu babi. Mu buzima busanzwe ni abantu beza kurusha abandi, ni ba bantu mu buzima busanzwe beza cyane, gusa nuko ari inyigisho baba batambutsa, ni abantu beza cyane cyane cyane. Rero ntabatindiye, rero ingingo nyamukuru murayizi mwese, ni uburyo ki Nyirantambara yahuye Nyirantambara yahuye na Emile. Oya ntabwo ari Emile, ni Kamarade. Nyirantambara uburyo ki yahuye na Kamarade, fayiti yahise iba. Arega ntabwo ushobora kwizera yuko ibyo ngiye kukubwira bitari byo, ariko ari igihe bisohoka mu gice gikurikira cyangwa ikindi kindi. Nyirantambara yahuye na Kamarade, induru iba induru. Ntabwo barwanye, ariko induru yabaye indi nduru. Naho Emile wacu we, Emile ari gushakishwa cyane cyane, kandi amerewe nabi mu buzima arimo bujyanye n'ibyo arimo. Ni ubuzima bugoranye cyane, mu musengere. Cyusa nayo iribageza nabo ibyabo murabizi, nabo mubasengere, kubera ko muri abantu b'agaciro. Ni mwebwe dukorera, ni mwebwe duha ibyishimo. Ewana, nubwo ibyishimo mwamukeneye byose mujye mubyandika muri komenti, mutubwira ati muhindure iki ngiki, mukore iki ngiki. Arega buriya iyo wandikiye umuntu komenti uba umweretse ko umukurikirana gatanu ku kandi ibintu by'ubu bikunda aba ashobora no kuba yabihindura hakagira ahantu bagera cyangwa tugera. Muri abantu b'agaciro rero mwebwe twabanye kugeza nonaha, nongera mbiseguraho mbabwira ati mwakoze cyane, mwakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Ukeneye kudutera inkunga cyangwa kuduha inyunganizi cyangwa kugira ikintu dusobanuza, watwandikira kuri WhatsApp yacu ni 0782 97 52 37. 0782 97 52 37. Ushobora no kuduhamagara wifashishije ino nimero 079 44 063 5. Murakoze cyane. Ciao ciao, dusubire mu kanya mu biganiro byacu. Iyo wakoze sabu ibiganiro bibonera igihe. Nababwiye ati umwana w'imfubyi yumvira mu rusaku. Ubwo ngubwo abatoyemo ibyabo barahari. Murakoze, bye, ciao ciao, se we murakoze.